ariko Imana irabashaka kugira ngo bace bugufi. Iyo bite uko gutekenika ngo n'abapfumu international barabeshya. Imana irabakeneye gukiza ubugingo bwabo. Imana ikeneye ko bakizwa mu izina rya Yesu. Yifuza ko akizwa kuko agombije ari ubutumwa bwiza bugomba kumugeraho. Asenga ibyitwa ko ari Imana ariko ntabwo ari Imana nyakuri, ahubwo natihana amenye ngo Imana iramumanukiye kandi ubuhanuzi bwamanutse. Ngize amahirwe yakumva kino kiganiro agahamagara ne tukamufasha katura kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Nyine ntabwo ari abahanuzi n'abapagani, ni ingegera yangane ko zitutse ariko bamaze gutakaza umurongo. Ntabwo ari abana b'Imana, rero abo si abana b'Imana ahubwo ni abantu bari gukorera sekibi. Abo si abana b'Imana. Nawe ni gute bagusambanya ukongera guhamagara ngo musengera se? Oya, no, abo ni abapagani biyoroshe agahu k'intama kandi ari amasega. Rero bakristo bavandimwe bari mu bihugu bitandukanye muri Afurika community impande zose zitandukanye, nimwirinda ayo masega atatuma mubura ubugingo, ndetse n'ayo masega yumve ngo Imana irayaziye kuko yerekwa mfite nuko Imana ije kubatatanya. Kandi kubwira cyo bene abo bahanuzi ntago bagirwa inama, ntabwo bemera kugirwa inama. Sinakatura amazina ye, ariko kuba ntambukije kano kantu kaga publicité ndagira ngo yiyumvishe. Ariko nanone iyi ntabwo ari intumwa y'Imana, ahubwo ni intumwa yatumwe na Satani kugira ngo ituma abantu basubira inyuma. Rero reka kuza kwitakumba ngo uri profete runaka, uri umuhanuzi w'Uwiteka, kandi nyamara wagera hanze ya kamera ukabica bigacika. Kuri kamera uriyorobeka tukabona uri umwana mwiza, tukabona uri umuhanuzi w'Uwiteka, ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga mu ndimi, ariko wava kuri kamera nyamara uri kubica bigacika. Reka kugaragaza imbuto uri imbere ya kamera, nyamara nujya hanze ya kamera imbuto tuziburi. Rero inama namubwira, mureke kwibisha Bibiliya, mureke kuvuga ibira mu kanwa kanyu etase manda, kandi ibirimo ntago mubikurikiza. Amagambo ari muri no Bibiliya ntago muyakurikiza, mureke kuyatura ngo muyavuge, kandi nyamara ibi yarimo mutagira gute mutabikurikiza. Ariko kandi igihe cyanyu kirabarangiriye, mwaze kwihana kirabarangiriye. Imana igiye guhereza abantu agakiza. Hari indaya zigiye gukizwa, hari abasambanyi bagiye gukizwa, hari abasinzi bari mu kabari bagiye gukizwa baze kwinjira, kuko babonye nawe bishop nta gakiza ufite, baze guhinduka. Babonye nawe muhanuzi nta gakiza ufite, baravuga ngo kugira ngo kizwe nka bishop runaka nabireka, ariko bishop runaka we watumye abantu batinjira. Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Yewe muhanuzi we watumye ku butunzi bwawe, oya, Imana izareba izo wakoze. Imana ije kubarana nawe muhanuzi, Imana ije kubarana nawe muvuga butumwa bishop, ndetse nawe Imana ije kubarana nawe muyobozi runaka. Ntizakanga ngo ufite diplome, ntizakangwa ngo uratambuka bakagira gute na gute bakagukomera. Oya, Imana ishaka, Imana ije kubarana nawe. Iterevye kuri kaminuza wize, iterevye kuri kubweje wize bw'isi, Imana ije guhangana nawe. Ote peride kotegra lonasa lande kosidimas. Abantu bavugaga gatoya ukamuvuga ngo bakuvuze nawe, ukaja kubarega impande zitandukanye, ariko none ntabwo uzaja kureka, ntaho uzaregera. Oya, Imana ije kubarana nawe, kandi Imana irize. Hari ishuri ry'Imana Imana ije kwereka abantu, hari abantu Imana ije kwigisha. Etasini egrani, uburi igikara, uburi insobe, uburi usagute, ukuri kose mu Rwanda Imana. Hari abantu Imana ije kwigisha mu maha, hari abantu Imana ije kwigisha batandukanye. No peride kosegrani, ndabona umunzani w'Imana. Imana ije gupima abantu ku minzani irebe nimba waraseze koko. Etase nderese ndibaza etase. Imana ikimara kumbwira amagambo ndategereza ndibaza enome etase man la lazarande kosa. Ubugambanyi bwawe buzagukiza umunzani w'Imana. Roji warayemo izagukiza umunzani w'Imana. Ibase naje nkubase onemo tasega lo peride kosanga. Urwangano wagize ruzagukiza umunzani w'Imana. Ndagira ngo wumve ngo Imana ije kandi iraje ije. Ariko yiringira ko ruserinsa Imana yari izi kubwi guhaye kwiga, yari izi kubwo yaze kuguhotora ukiri mutoya, iragukuzira kureka. None uri umuyobozi uragenda ibintu bikagenda neza, uri
ariko rwera indibu urangije uri kwera indibusha kurara mu maroje kurasambana kuratukana kuraroga kurakora zinshi bitandukanye wibagiye Uwiteka Imana yawe yakoze iyo mirimo yose ariko Imana yambwiye niki cyatumye rwera indibu tatiza elandikota lole peride kosa Imana irakubaza ngo kuki wese indibu wa mugabo we wa mugore we kuki wese indibu wa mukobwa we kuki wese indibu wa musore we kuki wese indibu Imana irakubaza subiza ole mori de kota sema indirimbo ya uruzabibu ni wowe Imana ibwira umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu sasa mupendeleo wangu yari afite urutoki uruzabibu bwiwe ku musozi urumbuka umusozi urumbuka cyane ararutabirira amare ararutabirira niko Imana itagukoreye Imana yarakuremye iguha gukura urangije kaminuza none ngo ntamani ihari none uri kuja mu maroji none uri gusambana none uri mu kugambana urumva uguwe neza kandi ibuka Imana yagukuye ariko uyu mwaka ubu uri inzo uri birigika uje kwiga ubu umeze gute ufite diplome ufite imodoka ugendamo wambara neza konti hariho amamiliyoni ndagagukije ishuri ry'Imana ntabwo agiye kugukiza ishuri ry'Imana ugiye kwiga wazanga wazemera ugiye kwiga niko Imana yambwiye nzasenya kandi ugiye kunyagirwa hote peridima nizo waruhiye mu manyanga nizo ngo wambara amakote meza yego sha terazalande kotega peti salame de kosa ugiye kunyukanyukwa nutihana uyu mwaka ndabihanuye niko Imana yategetse ugiye kunyukwanyukwa salande maseganya uri kumbwira ngo warakariye abantu warakariye abisi kubw'ingeso zabo mbi wi totira salande kota roperi salandema uri kumbwira ngo imvu zibaye nyinshi oteta salande kota uri kumbwira ngo uje guhagurutsa wicaza abandi opetia urakubuye nikumbwiye shetela salandema etikitase kuwa roperi salande medidi salande lorikotaya urara salande otela saya kanizere ko umeze neza kandi uri amahoro kuri ikiganiro byose bica ku musaraba tugamwe no kuri Shalom TV mwese mugubwe neza kandi ineza y'Imana ibabeho mu byo mukora byose aho herere hose rero hafi na kure tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko kandi nimba turakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu tunyuzaho umunsi ku munsi muvugana kuri mikoro hamwe na Theoneste kuri kamera mwese tubahaye ikaze tukwe umukozi w'Imana Daniel akiki namahoro turashima Uwiteka aracyatindiye mu gihugu yadusezeranyije Imana ishimwe cyane amen aracyabarize nahabwe cyubahiro aracyabanye natwe umunsi ku munsi yego yagize neza twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi tuguhaye ikaze murakoze cyane nanjye nakiri ikaze mu maye turanezerewe kuba twageze namwe tugasanga Uwiteka kibarinze yego turashima Uwiteka Imana ko akiturinze amen reka tugusabire ko twinjira mu kiganiro umanze usenga Imana Baba katika jina la Yesu Kristo Imana ifise imbaraga zihagije Imana ikora Imana itareba nk'uko abantu babona tugushimiye kugira neza kwawe dushimye neza n'urukundo rwawe ugira dushimye gukora kwawe kwiza hirya no hino nta yindi Imana yaruretse wowe turatangiye mu iki kiganiro utangirane natwe abari kure n'abari hafi ureke banyugwe naco warugwaye akire warubuze ikerekezo abone ikerekezo n'izina ryawe ryiza Yesu niwe duhanze amaso tambaraga mfise zavuga
ariko nizeye imbaraga ze zigiye gukorera muri nge haleluya kugira ngo zikore ibintu bitandukanye, zize gukora ku mugwayi akire, umuntu wabuze inzira abona inzira, uri muri Amerika rimugereho, uri muri Tanzania, muri Aziya n'ahandi hatandukanye, muri Afurika, impande zose ni Burayi, ureke n'Abashinwa ribagereho, n'abantu bose bagiye batandukanye, abatumva ikinyarwanda hari ukuntu uzubikora bakakimenya, umuntu wese gusa ufungura kuri YouTube Mana akabona kino kiganiro umwe kumenya no gusobanukirwa impamvu zacu n'ibintu zose birimo. Twaye kaze na karibu muri zose n'izina ryawe gera, amen. amen. Nabo ngo Imana igumugisha cyane. Hakiki derukana mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu twibutse abantu mu ncamo cy'ikiganiro twakozanye ubushize, twirukana uri kubwira abantu uzanye ubutumwa uvuye ku gicaniro. Ndakeka n'uyu munsi ariho uvuye. Nabwo niho mvuye ku gicaniro. Ufite ubutumwa bwira abantu ngo bihane n'ibihana Imana irabagarukira, kuvuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukunda bihembera umwere. Ubutumwa bwaratambutse kandi ndakeka bwageze ku bantu. Ese abantu kugenda ubona bari kugenda bahindukiraho gusa ko abasengera cyane rwose, kandi Imana ibaha umugisha. Hari abantu benshi bari kwatura bakihana, nubwo ntarakira abapfumu n'abarozi bihana batura, sindabona nkabo, ariko hari abantu benshi bari mu kwatura, kandi Imana iri kubeza, iri kubababarira. Uko watwishirwaho n'ikimenyetso cy'Imana. Rero ndi kubakira benshi cyane cyane bari mu kwatura izaha bakoze n'amakosa yabo, kandi imbabazi z'Imana zirahari. Nawe uroga ntiwitinye, nawe wari umupfumu barutanga rw'amahoro njya numva nimba rw'amaboko, ntimwitinye. Nk'aba bishop mwe mwataye inzira, ntimwitinye, nimuhamagare musengerwe muce bugufi, mumenye ko mwananiwe. Imana iri kweza, iri kubabarira rwose. Ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. N'undi bishop nimba arakoze ikibi, hamagara kuri ya nimero tugusengera Imana ikubiriye neza. Kuko kuba wari bishop ukagwa, wa Imana arakumanuye, ntutinye uvuge ngo uriya profete yansengera gute nari bishop. Oya, ibyo zubahiro bwanzu bishyire hasi, umenye ngo Imana iraje. Rero tukeneye ko bahamagara kugira ngo bugume kwatura. Imana ibaha imbabazi. Kugamagara kuri iyi nimero ni 0788 72 91 46. Uri umuzungu, uri umushinwa, uri umwirabura, vuga igishinwa Imana iransobanurira ndakimenya, vuga icyongereza ndagisobanukirwa, vuga ikiyapani, ururimi rwose waba uzi kuvuga, vuga nta kibazo. Izo zose Imana iradushoboza, ariko icyo dukeneye nuko watura Imana ikakugirira neza. Rero niyo nimero wahamagaraho, iyo 82 72 91 Imana ishimwe cyane. Utunarutanga rw'amaboko nazo yihane musa. Nabo ndabakeneye n'abarega ni bene data yandemye niyo yabaremye, ariko basubiye inyuma. Ariko Imana irabashaka kugira ngo bace bugufi. Ibyo bite uko gutekenika ngo n'abapfumu international barabeshya. Imana irabakeneye gukiza ubugingo bwabo. Imana ikeneye ko bakizwa mu izina rya Yesu. Urumva rutanga nawe yakizwa bigakunda. Ndifuza ko akizwa, kuko ari ubutumwa bwiza bugomba kumugeraho. Asenga ibyitwa ko ari Imana, ariko ntabwo ari Imana nyakuri, ahubwo natihana amenye ngo Imana iramumanukiye, kandi ubuhanuzi bwamanutse. Ngize amahirwe yakumva kino kiganiro agahamagara nawe tukamufasha akatura, kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Aherutse gutwikirwa, inzu ihetse gushya, abantu bavuga ngo ni ibyaha bye ngo byatumye cyangwa ni Imana ze ngo ntabwo aterekeye neza. Yavuze yuko mutari abana beza, n'indi byago ahura n'ibyago mukamwishimeje muvuga ngo nawe yavuga ngo natihana ngo ageze n'ibibazo.
abyumvise avuga ati inzu yanjye none igiye gushya ibibazo agiye guhura nabyo ni ibi. urumva gushya kwayo ni uko imana imukunda ikeneye ko areka ibyo akatura imana ikamukoresha akeneye imana iramukeneye ikamwambika izindi mbaraga z'umwuka zitari iz'ubupfumu rutanga rw'amaboko atura rwose Yesu aragutegereje akeneye kukwakira akeneye kuguha imbabazi ibintu bikagenda neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego abantu nibihana icyo twifuza nuko abantu bihana kandi bamenye ubutumwa bwiza nimba ubutumwa bwiza uri gutambutsa uri kugira umusaruro ayo ni amashimwe na twahereza Imana. Imana ihabwa icyubahiro n'ubu wari umaze kumpamagara umaze kwatura n'abandi batandukanye bari kugenda batura ni mwature nta feza zanyu nkeneye nta zahabu nkeneye kugira ngo mwature ni muhamagare ni munyandikire mwature Imana irabahereza imbabazi kugira ngo mutarimburwa nibikomeye kandi Imana yatumye profete ngo ashyize abazanira ubwo gutumwa bitari byabo. Ibahumure profete ariho amavuta yo kubasengera igihe batuye ariko no muhanuzi ngo ntago no mesa ari shyashya ngo arahanuzi bari guhanura wajya kubasengera bakaguhamagara ngo twifuza ko dusenya ngo dusange mu rugo akahita gusamba ibyo ni ibiki birimo abahanuzi abo nyine ntabwo ari abahanuzi n'abapagani ni ingegera yangane ko zitutse ariko bamaze gutakaza umurongo ntabwo ari abana b'Imana rero abo si abana b'Imana ahubwo ni abantu bari gukorera sekibi abo si abana b'Imana nawe ni gute bagusambanya ukongera guhamagara ngo musengera se oya no abo ni abapagani biyoroshe agahu k'intama kandi ari amasega. Rero bakristo bavandimwe bari mu bihugu bitandukanye muri Afurika community impande zose zitandukanye nimwirinda ayo masega atatuma mu burugingo ndetse n'ayo masega yumve ngo Imana irayaziye kukerekwa mfite nuko Imana ije kubatatanya kandi ije kubaniga kuko bashatse gukora ibyo Imana idashaka. Ariko ngo harabaje kukwatura babasambanyije nawe ngo bagiye n'igihe nama harabaje ngo kukwaturira ngo ibintu byakaze arabaje kunyaturira nibyo hari abantu banyaturiye bahuye n'amasega nk'ayo ngayo ariko ntibikwiriye ugiye gutuma mvuga communication zose kuri nani ntacyo bitwaye turashaka gukemura abantu kugira n'uwakoraga ibyo bintu mbe ko ishusho ry'Imana ryamubonye kandi ryamurakariye tureko yahindukira. Nagize ari umuhanuzi ari message negeze kwakira umuntu araza arantakira ati nyabuneka mukozi w'Imana afite ikibazo gikomeye ati kiyese ati ndumva nahungabanye mbwira sengera meze nabi ti wabaye iki kandi ati nani ngiye kureba umukozi w'Imana w'umuhanuzi uzwi bica bigacika kuri YouTube channel amavuta gatitira bigacika mbagere kintu cya mbere yanyakirije yansambanije nagize ngo ninjire mu nzu ngize ngo agiye gutangira gusenga ahita avunira mu rugi ahita nda ku gitanda aransambanya ndavuga uti tubijane muri ribu se ndavuga ati ntitwabijana muri ribu ahubwo reka nkubwira inama bene abo ngabo ni inkozi z'ibibi itandukanye nazo wature ngo usengere kugira ngo Imana ikize ubugingo bwawe. Bahanuzi rero mufite iyo mitima muri gusambanya babaganye kugira ngo mubasengere ahubwo mukabasambanya aho kubakura mu mwijima bari mu mukabasubiza mu mwijima Imana izabahana kandi muzavunagurika kuko Herode yapfuye bakabona inyo gusa namwe niko mugiye gupfa kababayeho uyu mwaka Imana ije kubonana namwe ntabwo Imana izarindira ko mugera mu mwaka uzaza uyu mwaka ibihano by'Imana bigiye kubageraho. Rero nuko zagenze ngo kwa rubimbajije numvaga zaranatambutse umwana w'Imana arababariwe ndetse bari gukorera Imana yarakijijwe ameze neza agakiza k'Imana kamaze kumugeraho. Mfite ikibazo kwa mugiye nama ngo ni yature ko atagiye kwa muganga dusanze yaramuteye inda cyangwa tugasanga yaramwanduje aho byaba amahoro byagenda bitamugiye inama yo kujya kwa muganga manza amenye ko ari muzima ubundi yature nyuma mbono kwa bumeze neza. Icyambere ni ukubohoka mu mutima yamaze kubohoka mu mutima no kwa muganga ndumva yaragiyeyo ameze neza ariko yarabotse mu buryo bw'umwuka ibyo birahagije ndetse no mu buryo bw'umubiri ndumva ari amahoro ameze neza nta kindi kibazo yongeye guhura naco. Yego
amaze kugusanga akakubwira uwo muhanuzi mugenzi wawe wakoze ibyo bintu, ese wagize ubushake cyangwa se wagize ubushake bwo gusanga wa muhanuzi mu bwete nyabura nubwo ukora umuhanuzi w'umukozi w'Imana ariko haratandukiye basi ngo namuhugure nka mwene sonda akwangire wagize ibyo ukora wari wamusanze cyangwa se reko nawe yacu kuko niyo ntama turekeneye yego wakoze iki ese uwo muhanuzi uri wamusango basi cyangwa se ngo namuhamagare wenda birashoboka byo byose uramuzi wakoze iki wari wamusanze hari ikintu nakubwira cyo bene abo bahanuzi ntago bagirwa inama ntabwo bemera kugirwa inama sinakatura amazina ye ariko kuba ntambukije kano kantu kaga publicité ndagira ngo yiyumvishe ariko nanone iyi ntabwo ari intumwa y'Imana ahubwo ni intumwa yatumwe na Satani kugira ngo ituma abantu basubira inyuma. Rero reka kuza kwitakumba ngo uri profete runaka uri umuhanuzi w'Uwiteka kandi nyamara wagera hanze ya kamera ukabica bigacika. Kuri kamera uriyorobeka tukabona uri umwana mwiza, tukabona uri umuhanuzi w'Uwiteka, ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga mu ndimi, ariko wava kuri kamera nyamara uri kubica bigacika. Reka kugaragaza imbuto uri imbere ya kamera nyamara n'ujya hanze ya kamera imbuto tuziburi. Rero inama namubwira suko sinamusanze ariko impamvu namusanze nuko inamaze guhishurirwa ko umwuka afite atari uw'Uwiteka ahubwo yuzuye umwuka uyoza abantu. Rero sinkeneye guhangana nawe, niyo mpamvu uzi amagambo kuri kamera kugira ngo yige guhindukira, yige gukorera Imana nyakuri. Rero igihe ndi gutegura ikintu cyo kumera nk'uko mu gihe cya Eliya yakoze, Eliya yararebye abona niwe muhanuzi wenyine usigaye, aravuga ngo nije nyine usigaye abandi bose bahindukiriye Bayali, basanze Bayali. Ariko aratakamba cyane, Imana imutiza imbaraga, bano bahanuzi Imana ibakura mu nzira ba Bayali, ariko Imana ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo haracara 2000 bitaragira gute bitarunamira Bayali. Rero biracyahari biri guhabwa umwanya kugira ngo zinjire mu nsengero, ntago biri guhabwa umwanya kugira ngo zinjire mu kanisa gatandukanye, no, ahubwo bano bantu baracapfukiranye ariko baracyahari. Rero Imana igiye gukora iki? Igiye gutatanya bano bahanuzi bari mu gukora iby'Imana idashaka, bamaze kwijiramo uyu mwuka wa Yezebeli. Imana ibavane mu nzira, nimara kubavana mu nzira Heloni kotapeliza lande kosegari elazarame idemasemande kosegari nimara Imana ihagurutse bino bintu bitapfukamiwe Bayali bitangire bije muri ADPR, zinjire muri Zayoni, zinjire atandukanye mu babivanze bose, bano bahanuzi bahinjire nibamara bakora icy'Imana ibategetse gukora. Rero abo tureba si Imana ibona, ahubwo hari ab'Imana igiye guhagurutsa batangire bakora umurimo w'Imana. None se ko tumva intama zivanze n'ibirura hakika, intama zivanze n'ibirura bakomeje kuyobya abantu, ibintu bizageza hehe? Igihe cya bino birura mbitangarize ngo igihe cya birangiranye, birya birimenge kuko inkota y'Uwiteka iracyaye kandi imanutse guhangana nabyo, ndetse kandi ntabwo izaba sigabe na gato kuko yarababuriye kenshi banga kumva, bakora icyaha bakigereka ku kindi, barongera bakigereka ku kindi, ku munsi wa mbere wa kabiri babona Imana ukundi. Otopelisa elande kosa egari otida zarande kotanse manda lopelisi dikosa. Babesha bari mu mahanga, babesha bari mu Rwanda, babesha bari muri Afurika n'abari muri impande zitandukanye. Imana irabareka, bariyorobeka, Imana irabareka, bigira abanyamasengesho kandi nyamara izo bakora ndaho bihuriye n'isengesho bavuga. Imana irabareka, ariko uyu ni umwaka Imana ije guhangana nabo, kandi ikindi nta n'umwe Imana izasiga. We wambaye amakote n'ibizakanga Imana, we wambara imyenda y'agaciro n'ibizakanga Imana. Kuri konte yawe habe hari ifaranga nyinshi zitandukanye, ntabwo bizakanga Imana. Oyaye, ico ndakigutangarije, Imana imanuye uburakari bwayo kuri wowe kandi bugiye kukuremerera kuko wiyishe keshi, iragucyaha ushinga ijosi, ariko Imana irakumanukiye. Uyu mwaka ugiye kubonana nayo macho kwa macho, ugiye kurebana nayo. Uyu mwaka ntabwo ari umwaka uzaza. Imana ije gucangura, ije kuvana ibirura mu ntama, niko Imana yantumye kugira ngo uvuga aya magambo. Amen.
ubwo rero mukomeze umurimo kugira ngo ibintu bisobanuke, kuko byo bidasobanutse abantu benshi bararimbo bagize abakozi b'Imana nkamwe. Rero bakomere bakristo mukomere no pelisa elande kotansema la lasaidi kitanseka ega ha lo petizala meride kosega otita la salande kosega. Mureke kwibisha Bibiliya, mureke kuvuga ibira mu kanwa kanyu etase manda, kandi ibirimo ntago mubikurikiza. Amagambo ari muri no Bibiliya ntago muyakurikiza, mureke kuyatura ngo muyavuge, kandi nyamara ibi yarimo mutagira gute mutabikurikiza. Ariko kandi igihe cyanyu kirabarangiriye, mwaze kwihana kirabarangiriye. Imana igiye guhereza abantu agakiza. Hari indaya zigiye gukizwa, hari abasambanyi bagiye gukizwa, hari abasinzi bari mu kabari bagiye gukizwa baze kwinjira, kuko babonye nawe bishop nta gakiza ufite, baze guhinduka. Babonye nawe muhanuzi nta gakiza ufite, baravuga ngo kugira ngo kizwe nka bishop runaka nabireka, ariko bishop runaka we watumye abantu batinjira. Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Yewe muhanuzi we watumye abantu batinjira, Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Imana nimare itangira ikora akazi ihereza abantu bayagakiza. Nuko Imana yanyu Mana igumushye ka twinjire twinjire mu ijambo ry'Imana, ako ukomeze mukuru umurimo tureko ibyo byose harabe Imana yaramura. Karibu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ariko icyo Umwami Yesu adushakaho ni kimwe, nuko dukizwa, nuko twakira agakiza. Narutse gusenga Imana irambwira ngo iki ntabwo ari igihe nubwo abantu bari mu gusambana, nubwo abantu bari mu kugambana, atariko iki ntabwo kikiri igihe, ahubwo nagaye katagaragara. Imana igiye kwigaragarizamo, Imana igiye gutunguriramo abantu. Imana irambwira ngo ntangariza abantu ngo bahindukire bihane mwakanogaye, kuko nibatihana oteperide kosansega nerezalande kotala binyas oleriasa ile kosega Yorodani irabuzuranye, ndetse kandi bagiye gutembanwa no petit kosansega lolazalande mosinima. Yuza abantu bari mu gukora bimaze kunukira Imana. Niyo mpamvu Imana itishimira ukomeza kunukirwa n'ibyo za biri gukorerwa mu makanisa, biri gukorwa na ba bishop n'abahanuzi batandukanye. Ahubwo Imana iraje ije gucangura, ndetse kandi toperide kosa. Imana ije guhana enome tasemanda lolasagra, kandi umuntu wese azumva inkoni y'Imana. Ntabwo uzakubitwa etoperide segra, ntabwo izakubitwa wambaye ikoti wakiraniwe oneme tasema, ibabarira wambaye ikazi yenze wakiraniwe enopetegra. Ntabwo izita ku butunzi bwawe, oya, Imana izareba izo wakoze. Imana ije kubarana nawe muhanuzi, Imana ije kubarana nawe muvuga butumwa bishop, ndetse nawe Imana ije kubarana nawe muyobozi runaka. Ntizakanga ngo ufite diplome, ntizakangwa ngo uratambuka bakagira gute na gute bakagukomera. Oya, Imana ishaka, Imana ije kubarana nawe. Itarebye kuri kaminuza wize, itarebye kuri kubweje wize bw'isi. Imana ije guhangana nawe. Oteperide kotegra lolazalande kosidimas. Abantu bavugaga gatoya ukamuvuga ngo bakuvuze nawe, ukaja kubarega impande zitandukanye, ariko none ntabwo uzaja kurega, ntaho uzaregera. Oya, Imana ije kubarana nawe, kandi Imana irize mugiye kwibona. Warayitegereje, twayihanura ukavuga ngo ntago tuyize, ukavuga ko nta niba warayipinze urayipirata, ariko ije kukwiyereka ko ari Imana, kandi nikwiyereka ntabwo uri burara urapfa. Etosalande kotega. Imana ye yakwiyeretse uri mu bibi uhita upfa, niko bigenda. Yo waze kuyemerera, yo waze guhindukira ikakwiyereka, ikintu cya mbere urapfa. Yakobo yegese ayibona amaze gukirana nayo, aravuga ngo ndapfuye kuko narebesheje Imana amaso, ngiye gupfa birarangiye. Ariko kubw'umutima Yakobo yari afite, Imana imugirira ibambe, iravuga ngo ntabwo upfa, kandi ikiri ntabwo ukiswe Yakobo, wiswe Isiraheli. Imana indura amateka ya Yakobo kubw'ijambo rimwe gusa ryitwa kumenya Imana no gusobanukirwa gahunda z'Imana. Mwige lope niyo kosegra. Nawe wabigendaga namo nabi ugakiranuka ukongera ukagwa, Imana ije kukwigisha
hari ishuri ry'Imana, Imana ije kwereka abantu, hari abantu Imana ije kwigisha. Etasi ni egrari, uburi igikara, uburi insobe, uburi usagute, ukuri kose mu Rwanda Imana. Hari abantu Imana ije kwigisha mu maha, hari abantu Imana ije kwigisha batandukanye. No peride kosegrari, ndabona umunzani w'Imana. Imana ije gupima abantu ku minzani, irebe nimba waraseze koko. Etasi egrari, nderese egrari, ndibaza etasi. Imana ikimara kumbwira amagambo, ndatekereza ndibaza enome etasi man, la lazarande kosa. Ubugambanyi bwawe buzagukiza umunzani w'Imana. Rogi warayemo izagukiza umunzani w'Imana. Ibaze naje nkubaze, onemo tasega lo peride kosanga, urwangano wagize ruzagukiza umunzani w'Imana. Ndagira ngo wumve ngo Imana ije kandi ije kwigisha abantu benshi. No petit kosasega, Yesu aragukeneye, Yesu aragukeneye. We munyasangwino, Yesu aragushaka, akubabaririza, ngwino umusange vuba. Ko nagira ngo usomere biblioteke, ngiye kwinjira ubuhanuzi Imana yatanze kandi buri muri biblioteke. Nimara ngo usenge ntambutse message, sinzatinya ngo biragenda gute na gute. Oya, ndabizi igihe cyange nikigera zata ni maze nintumirwa ngiye gufa, zagira umunezero udashira kandi zagira amahirwe ngese mu ijuru. Akanda ohera tuzaturirimba tugasenga, zanifuza kuzagerayo. Naje zaririmbana n'abamarayika indirimbo zo kunesha. Ndagira ngo ntambutse iyo message muri Yesaya. Imana yambwiye ngo mvuge kuri iyo ndirimbo. No peta zalande kosa, igice cya 5 umurongo waho wa mbere. Tusome neno la Bwana, dusomere abantu Imana yagiriye neza. Yesaya ibice bingahe? Igice cya 5 umurongo waho wa mbere. Usome nka kwa kundi gakega abantu bazabanyandikira tumuntu uzo gusomera afite umwuka w'Imana. Hakika imbaraga n'amavuta zikubeho. Tukabura amavuta tukabura imbaraga. Ndetse amavuta azagere ku bana bawe, agere ku madamu wawe, agere ku musukuru wawe, baze basomaga neza nkuko nawe uzusomera. Ko ndumva amavuta atangiye kumanuka. Amen. Endelesha. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya gahanura, ubu si Yesaya waje ni Daniel, hakika ya Mungu. Yesaya igice cya 5 aho. Igice cya 5 umurongo waho wa mbere. Wasomye Yesaya. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Oh la la. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbire umukunzi wanje. Imana igiye kukuririmbira indirimbo wowe. We waze kwihana, we waze kurekiza. Hari indirimbo Imana igiye kukuririmbira. Yovuga mu Gifaransa, yovuga mu Cyongereza, yovuga mu Lingala, yovuga mu matako perizidi kitala sarande ko shaidima. Ote peridime rizarande kota. Ala saidi kuku saidi shitima sangaya. Hala petidi minimo tasema. Konangi natangiye kuririmba. Hari indirimbo Imana izanye igiye kuririmba. Kandi indirimbo y'uruzabibu rwe. Indirimbo ya uruzabibu ni wowe Imana ibwira. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu. Sasa mupendeleo wangu yari afite urutoki. Uruzabibu. Uruzabibu bwiwe. Ku musozi urumbuka. Umusozi urumbuka cyane. Ararutabirira. Amare ararutabirira. Niki Imana itagukoreye. Imana yarakuremye iguha gukura. Urangije kaminuza. None ngo ntamani hari. None uri kuja mu maroji. None uri gusambana. None uri mu kugambana. Urumvuguwe neza. Kandi ibuka Imana yagukuye. Umara uravuze ngo ntamani hari. Imana yaragutabiriye. Iragutosha neza. None urayihembye. Ariko nayo ije kukwigisha. Arurimburamo amabuye. Arurimburamo amabuye. Aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza. Ateramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza. Ubweshe ufite wabuhawe nani? Niso. Ni Imana yabuguhaye. Kurabukoresha ugamba. Kurabukoresha ukimanza zitabe. Zazakibe. Kurabikoresha ukorana. Kurabikoresha uvuga amagambo atari meza. Niki Imana itagukoreye. Niki
ikimana itagukoreye ubweshe ufite diplome ufite warayihaye nisobanyu wayiguhaye umare ukora isangwa n'Uwiteka. Endelesha gusoma mupendwa. arwubakamo inzu y'amatafari ndende, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, acukuramo urwina, nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, ariko yiringira ko ruzera inzabibu. Yari izi kubwi guhaye kwiga, yari izi kubwo yaze kuguhotora ukiri mutoya, iragukuza irakureka. None uri umuyobozi, uragenda ibintu bikagenda neza, uri bishop, uri apotre, ufite ubwenge, ufite akazi gatandukanye, uje muri Amerika, uri muri Canada, Imana yakugiriye neza, ariko yari izi ngo uzaba umuntu mwiza wo kuyihamya. ariko rwera indibu, urangije uri kwera indibu sha, kurara mu maroje, kurasambana, kuratukana, kuraroga, kurakora zeshi bitandukanye, wibagiye Uwiteka Imana yawe yakoze iyo mirimo yose. Ariko Imana yambwiye ngo ije kukwigisha, ije kukwigisha bitandukanye n'iyo diplome ufite, bitandukanye n'ico Congereza ufite, bitandukanye n'ico Gifaransa wagotomeye, bitandukanye. Imana ije kukwigisha. yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu, mwe baturage bo mu Rwanda, baturage bo muri Afurika, baturage bo mu isi yose, yemwe baturage impande zose, nimwumve ikintu Imana igiye gukora. namwe bagabo b'i Buyuda, bagabo b'i Rwanda, bagabo b'impande zitandukanye, bagabo muri Afurika, muri Amerika, impande zose ku isi yose, mwabagabo mwe nimwumve, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye, nimudukize jewe n'uruzabibu rwanjye. ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye, ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize n'iki Imana itagukoreye. Uratoshe, uratambuka, bakwita bose, bakwita patron, bakwita runaka, ufite bakwita bishop, none uhemza Imana gusambanya abadiyakoni, ariko Imana irakumanukiye. Uhemza Imana ubusambanyi bwawe, ubusinzi bwawe, uhembye Imana yakugiriye neza, uyihembye ibyaha, ariko yantumye ngo ije kukwigisha. Si mu mwaka utaha, uyu mwaka huu Imana ije kukwigisha. Ndeba naje ngure, Imana yambwiye ngo ije kukwigisha. Uko uzagenda kose ugomba kwiga, wasanga wakurira indege wajyaye, Imana ije kukwigisha kuko wayisuzuguye. ko nari niringiye ko Malande kotala beride kosasa, niki cyatumye rwera indibu, yatiza elandi kota lola peride kosa. Imana irakubaza ngo kuki wese indibu, wa mugabo we, wa mugore we, kuki wese indibu, wa mukobwa we, kuki wese indibu, wa musore we, kuki wese indibu. Imana irakubaza, subiza. Ole mori de kota sema la petit kosarande kosa segra jeti peride masema ola la salande kotega. Ndakumva Mana, ometa peride kosa sema jeti kotala de sarandema wiwilo salande kotega teli salande kotasima. Kuki wese ndibu, wa munyamasengesho, kuki wese ndibu, yewe bishop, kuki wese ndibu. Niko Imana ikubaza. noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera ikintu Imana igiye kugukorera. Yarakugoragoje urabyanga, ukomeza kwera indibu. Yarakugoragoje ntiwemera, ukomeza kwera indibu, ukomeza kwera indibu, ugaragaza kukizwa, ukomeza kwera indibu, uragaragaza. Ariko uyu mwaka ubu uri inzo uri birigika, uje kwiga, ubu umeze gute? Ufite diplome, ufite imodoka ugendamo, wambara neza, konti hariho amamiliyoni, ndagagukije ishuri ry'Imana, ntabwo agiye kugukiza ishuri ry'Imana. Ugiye kwiga, wazanga wazemera, ugiye kwiga niko Imana yambwiye. Kandi ugiye kunyagirwa, oteperidima, nizo waruhiye mu manyanga, nizo wibye, nizo wakoze mu manyanga, nabyo bigiye kunyagirwa. Yesu yegeze agiye Yerusalemu ararira cyane, agira agahinda kenshi. Etoperidima sema message iramanuka, iravuga ngo ntabuye rizasigara rigize gute, rigeretse kuri ibi. Loperide kosanganya onimo tasi ega loperidima. Hari ibintu Imana ije guhirika kubera iki? Nuko zubatswe mu manyanga, izuzi wubakiye ku manyanga, byose Imana ije kubinyeganyeza kandi bigiye guhirima. Niko Imana yantumye.
nzasenya uruzitiro rwarwo. Imana igiye gusenya izo wibwiraga ko ufite agaciro wari uzi ko ufite. Imana igiye kubanza kukakunyaga, niko Imana ivuze. maze rworumwe rwose. Ugiye konwa rwose. Aho wari uzi bigiye konwa, aho wari utegeye bigiye konwa, abo wari wishingikirijeho bagiye konwa. No petit kisa loli etanse. Imana ije gusenya uruzitiro rwonwe rwose. Senye n'inkike yarwo runyuka. Inkike yarwo toperikotase. Wumvaga kukomeye, wumvaga kumeze neza. Lotita sinima, loli elanse. Ugakorera amanyanga mu makanisa, ugakora ibidakwiriye mu makanisa, ukabesha, ukibisha Imana, ukayoza mu kanwa kawe. Imana ije kurimbura ibyo zose, maze rwume runyukanyukwe. Ugiye kunyukwa. None ko segra ngurakira abazungu mu ikanisa, nguravuga mu Cyongereza, mumaze kwaguka. Ugiye kunyukwanyukwa, niko Imana yantumye. Ngo wambara amakote meza. Yego sha terazalande kotega petit salame de kosa. Ugiye kunyukanyukwa nutihana. Uyu mwaka ndabihanuye, niko Imana yategetse. Ugiye kunyukwanyukwa. Enderesha. No merde kosa. Nzarurimbura. Imana ije kukurimbura igendeye ku ijambo Yesu yasize avuze akoresheje Matayo. Arawanga igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kigatabwa mu muriro, niko Imana yantumye. Imana igiye kukurimbura iguce burundu burundu. Nacu wamariye Imana imyaka umaze uri bishop, igihe umaze uri umuhanuzi. Nacu wamariye Imana igihe umaze ufite titire runaka, ntabwo shinzwe kuyimenya, ariko ugiye kunyukwanyukwa. Nutanyukwanyukwa abana bawe nabo bazigishwa n'Uwiteka. Ntabwo Imana izakureka gutyo gusa. No, yambake oya totira salande kotegra, kuko wanze kwemerera Imana ugiye kunyukwanyukwa. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa. Uwagusukiraga amazi, umuturanyi wawe wakuvugaga neza, uwo mwari muturanye wakuvugaga neza, agiye kukuvuga nabi, agiye kukuvuga nabi. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Imana igiye kwica urwo ruzitiro runyukwanyukwe. Subiramo iryo jambo. Kandi nzakurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa. Ntabwo ruzongera, nta musada uzongera kubona. Lomita segaye watakaga ugatekinika muri Amerika bakohereza $, impande bakohereza $, ariko nta musada uzongera kubona. Igihe Imana ije kukwigisha, hari abije kunyukanyuka, hari n'abije kwigisha. Urumva ko ni ibyiciro bibiri. Hari abagiye kunyukanyukwa ni bande. Hari abagiye kunyukwanyukwa, amen. Hari abagiye kunyukwanyukwa, hari abambere bagiye kunyukwanyukwa, abakabiri bagiye kurimburwa n'Imana, abagatatu baje kwigishwa n'Imana. Kandi bimaye muri uyu mwaka Imana nikije kubikora. Nimutiyana mubonyisha. Niki gitumye mubabaza Imana kano kaje? Iki ni Imana ikeneye niki? Imana ikeneye kugomba gukira ugahindukira, ariko nudahindukira Imana ije kukwigisha. Endelesha. 6. Kandi nzarurimba, ntiruzacibwa, ntiruzahingirwa. Imana ije kururimbura kandi ntabwo ruzacibwa, ntiruzanahingirwa. Bishatse kuvuga ngo hari ishuri ry'Imana ryitwa umubabaro Imana isanye kubera ko wanze kumva. Ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Ayiwe petira zalali kotarosa egra. Rugiye kumeramo imifatango n'amahwa. Amoni wagiye kururanga yonyine. Rugiye kunyukanyukwa. Imana yavuze ngo rugiye kunyukanyukwa. Rutambutse muri karitsiye yose, rutambutse mu midugudu, mu turere, impande zose. Rugiye kunyukanyukwa kubera ko rwanze kwemerera Imana. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushaho imvura. Nta mugisha uzongera kugera kuri wowe. Aho wabibaga bikemera, ntabwo bizongera kwemera kubera ijambo rimwe gusa. Imana irakumanukiye. Yego. Ote perizarande kotansema. Imana yantumye ngo mvuge ngo waze kwiga ariko ije kukwigisha. Lo petit zalande kotega
lala beride salande kosa mene peti salande kuega nori salande maria salande kotegaima imanishe kukwigisha icyo waba uri cyose uko waba uri kose uyu mwaka uba uri umuhanuzi uba uri bishop apotre n'andi atandukanye imana data yantumye ngo ije kukwigisha endelesha mupendwa kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli. Urutoki rw'Uwiteka ni inzu ya Isiraheli, niba abandi bamaze kumwakira nirwo rutoki rw'Uwiteka mwaramwakiriye. Mumaze kumwakira muje muzaha musubira mu busambanyi, musubira mu itefite umumaro, muyoba inzira, mukora isangwa n'Uwiteka. Nimwe bishop ni wawe, muhanuzi ni wawe, apotre ni wawe, wawe ni wowe Imana ituza agatoki, ariko Imana ikeneye ko udahindukira. Uyu mwaka ije kukwigisha, uyu mwaka ije kukumbisha, ije guhangana nawe. N'Abayuda n'insina yishimiraga, mw'Abayuda mwe nawe, yemwe mw'Abayuda mwe yabishimiraga, mumaze kureba, ariko aravuze ngo arabamanukiye. Kandi lopetera lorazalande kotega yarabishimiye, arabagabira ibitandukanye. Mumaze kurengwa oteperide kosegayo, muri mu gukora iz'Imana idashaka, muri mu gukora iz'Imana idakeneye. Ariko nyamara Uwiteka nimba mutihanye aje kubigisha, kandi ikindi aje kuribata abagomba kuribata, aje guhanagura ikizira, ahanagure n'abanyiri ikizira, kuko baze kwemera ngo bihane ibyaha. yabiringiragamo imanza zitabera, yarazi ko muca imanza zitabera, kandi koko mwagaragaraga nk'abantu beza, mugaragaza ko mumushijishije. Yabiringiraga ko mw'Abayuda mwe imanza zitabera, ariko asigara yababonamo kurenganya. yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasanga yabonaga gukiranuka. Burya mwaramwiseraga, bwa mbere mwatangayemo mwisera, ariko nyamara abasangamo umuborogo, abasanzemo umuborogo, asanzemo uri babi, mwarahindutse muba babi. Ariko aratumye ngo aje kubigisha, aje kubika, nta kimuhagarika, kubera ko mwaburiwe kenshi mw'Abayuda mwanga kumva. Ariko Uwiteka arantumye ngo aje kubigisha, kandi aje kuribata bamwe, abandi abigisha, kandi mugiye kumubona. No perizalande kotasemanda otira zalande kosa, izukora wishe niho zashizwe zose, ku mugaragaro niho zashizwe zose, izukora nijoro niho zashizwe zose, ku mugaragaro niho zashizwe zose. Hotela salane kotegaya, Imana yantumye ngo nangase ayo makuru. Uyu mwaka Imana ije kukwigisha, kuko waze kwemera, ariko niwemera ukumbira, uratuma Imana ikora igitangaza. Niwemera kumbira, urabona gukora kw'Imana. Loperizalande kotega, undebera muri Zaburi 25 murongo wa 3, ngira abantu bicaranye amasezerano kandi barakoze ibyaha, mbabwire ngo ntibikibaye. Otarazalande kotegaye, nimba bamaze gukosereza Imana ngutegereje kuzakira imodoka, no, siba, kuko waze kwemerera Imana. Ijambo ryaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Kwihumuriza ngo uzatabarwa, kandi urabica bigacika. Uri maraya, ukora isangwa n'Uwiteka. Icyateye Imana agahinda nuko ubikora nijoro gusa, ntubikora ku manywa, ubikora nijoro. Ariko Uwiteka Imana arakumanukiye, aje guhangana nawe. Loperide kosegaya otira salande kosa, Imana yoheresha intwaro ikomeye igiye kukurimbura, iguce burundu, kubera ko waze kuyemerera. Nayo ubwayo irarakaye, igize agahinda kubwo abantu maze kuyobya. Ukora isangwa nayo iramanutse, ije guhangana nawe. Otera salande kotegaye, waburiwe kenshi wanga kumva, ariko Uwiteka wakuremye agiye kukunyeganyeza, agiye kukwereka ko nambara
uracyari mutoya imbere y'Uwiteka agiye kugusira ibanga agiye kukuribata we loperide kosegaye orizalande kota Imana ica urwakibe Imana ica imanza zitabera Imana ireba umuntu akabona kurengana yabonye abantu warenganyije yabonye abantu wanyasi ibisabo mu butekamutwe Imana irababaye ije guhangana nawe kandi inkota y'Uwiteka irabanguye igiye guhangana nawe. Havuze gute? Zaburi kangahe? 25:25 umurongo waho wa 3. Kadusome mu izina rya Yesu. Siko bizaba kuba mutegereza ariko abategereje Uwiteka siko bizamera. ntawe uzakorwa n'isoni. Bano bategereje Uwiteka nubwo barenganishwe nubwo babuze agaciro abategereje Uwiteka bameze neza batijanditse komeza. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abavuye mu masezerano gusa ari nta mpamvu bakajya mu busango n'Uwiteka ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Uyu muyagushe uzabahuha ntabwo uzabasiga loride kotegaya ariko abategereje Uwiteka ntabwo bazamwara. Turavuga no magambo abantu bakabikinisha ngo niko byahose ariko niko byahose yahiriye mu nzu wo n'umuserebanyi elatoke segaye loperisa lande kota eniasas umviriza neza oteko segaya lola elande kota hayala desko segaya uva mu isezerano ari nta mpamvu agiye gukorwa n'isoni. Ugiye guca uwambaye lomeri de kota segaya lomete kosasema mula salande kota banyamasengesho mugihagaze neza namwe Imana yantumye ngo mwige gutwara intwaro z'umwuka. Mutwara intwaro z'umwuka nizo mukwiriye ingoti cyayiboneye ni ijambo ry'Imana mugemere mwese niryo ribakiza muryizere mu mitima niho muzatsinda. Hotela salande kotegaya emera wumvirira Imana omera wemerera Imana kugira ngo Imana ikora ibidasanzwe mu ruhande rwawe. Emerera Imana muri uyu mwanya Imana nayo ije gukora imirimo n'ibitangaza ariko nutiyana nutareka izo ngeso zawe uko Imana yaciye Sawuli atabizi niko nawe ije kukugenza kandi ntabwo ari kera urayibonye n'iri joro wayibona no mu kanya wayibona. Etora salande kotegara icyo Imana ishaka nukurekura nimba udashaka kurekura izo zaha byawe Imana ihanganye nawe kandi urayibona. Toperide kosegara halazalande kotasema nomeri zalande kotegaima loperi zalande kwegai jetita la zalande ma onemori zalande kotegaya. Ngiye gusenga Imana oteperide masema la zalande kotegaya ndashoje ngiye gusenga ariko icyo Imana ikeneye nukuhindukira nudahindukira uye nakaga opediko sasema la zalande kotegaya. Wewe emerera Imana ukeneye kwemerera Imana igatura ubuzima bwawe kugira ngo niguhanishe uyu mushinya wayo kugira ngo uce bugufi imbere yayo. Sinitaye ku rwego uriho sinitaye umaze kugera ahubwo icyo Imana ikeneye ni ukuca bugufi ukemera kwihana ugahagarara. Nutihana uratunguwe kandi ikindi ugiye gutaka umubabaro n'uburibwe bukugezeho kuko ari Uwiteka Imana yantumye. Otera salande kota loperizelase meride kotasema lalazalandewa muri Zaburi 50:16 niwe avuga ngo ari ku munyabyaha
imana iramubaza ati wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kanjye kuri 22 haravuga ngo izo urabikora na rimwe ngakwihorera ukibwira ko mpamwe nawe rwose ariko zaguhana mishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana hari izo imana igiye gushyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana wamenya amarenga y'iyi mesaje yamenya guhunga n'udahunga mwungire ku mana kakubayeho ngarabiye imbere yawe ndatashye otera salande kotegraya elobe zaransema ikimana ishaka n'ubugingo bwawe n'ugukiza ubugingo bwawe imana ikugiriye neza umaze kumvira ijambo ry'imana icyo waba uri cyo cyose diporome waba ufite yose ubwenge waba ufite wize bw'isi ariko nyamara ikimana ikeneye ni uko utunga ubwenge bwawe mpamagara kuri 0788 72 91 46 nutihana umujinya w'imana urakuremereye waba uri bishopu waba uri apostle warakoze ibyangwa n'uwiteka uko waba uri kose hamagara tugusengera imana hamagara imana jambo ryaravuze ngo wicisha bugufi akubaho uwiteka azabona ingororano ubukire n'icubahiro n'ubugingo reka dusenga imana nta kindi narenza kuri ubuhanuzi imana ibagiriye neza baba katika jina la Yesu Kristo imana ikomeye imbaraga nyinshi tetezalande kotegra la saidemeya sasema shetikita la salande kosta lo perisalande maseganya uri kumbwira ngo warakariye abantu warakariye abisi kubw'ingeso zabo mbi wiwi totira salande kota lo perisalande ma uri kumbwira ngo imvu zibaye nyinshi oteta salande kota uri kumbwira ngo uje guhagurutsa wicaza abandi opetia urakubuye nikumbwiye shetela salandema etikita sekua lo peria salande medidi salande lo likotaya urara salande otela saya hari imiryango tekizara amin urakoze mana ndatura imbaraga ku bana bawe ndatura salande kota lo peri salandema oni wikita segaya loli salande kota oti peri salandema lo merde kosange gaya jeti kotasema harabugiye guteza indwara zikomeye kandi z'amayobera kubera ko baze kwihana oti la salande kota izo uzawukora ubwo busambanyi ukora imana igiye kuguteza uburwayi oti la salande nimutihanye oti la salande kota lo peridimase imana icinguriye uburwayi butandukanye kandi ikindi uzajya urwara witupfa opetiko saigaya hari salande hari n'umuyaga imana isanye ugiye guhira rimwe otiko saya imana ije guhana inkozi z'ibibi nikakanwa k'imana kavuzwe petiko taya lori salandema etira salande kota obini kosaya laidimasema leriko taigaya lo peria salasema noniha kotegaya la salamiwa dore desinimanda imvuri raguti kosaya shetira salami beshi baranyagidimasema kubera ko baze kudiba kumvira imana nikimani petira salande kosa jeti elai lori de salande oti perida sansema imana ije kudiyase ije kwerekana uwasenze otirase n'uyebaranyijwe abantu bari kujya gusenga hari izo bacenyereyeho etirase manda bafite amanyanga hari kuwiteka haraje kuko izara birambiwe etiko segraya lo peridima avanye urukungu mu masaka sheteke segraya nomira salande kotegraya lo peridima sema la salande kota izo modoka muri gusambaniramo imana abahaye lo tezrayi mugiye kujyana nazo peride kosansemana lori de kotegraya yewe yesu araguhamagara nimutihanye sho peride kosansegraya umujinya wawe urakuremereye amina ndagushimiye mana
kubw'abana bawe Holande Kota heza umugisha umuntu wese wumva ubutumwa kandi uhindukira umubabarire uca bugufi umugirira ibambe uwihana umugirira ibambe nawe wahuguje amafaranga y'abandi Imana yarakubonye umwuka w'Imana arakurondoye etira Salande Kota ihane etira Salanga lo peride kosa waciye umugore inyuma ihane etiko sasemana uko isangwa n'Uwiteka we peridi masema mugiye gutuma eshetiko sa Imana ikora ibintu bikomeye mujigita sanga Kota idia lo perizidi kutanga ibinasa yemwe nimuhindukire ni kuwiteka avuze harasanga igra urakoze Mana ndatura uburinzi kubawe urekushira abantu bakwemere ikimenyetso ineza yawe izenguruke ku bantu bawe gukomera kwe kugaragare urakoze kuwemera kihana agaca bugufata kuryarya abivanye ku mutima uramukiza ibyago bigiye gutera etiko sange graya reba abanyarwanda Mana reba abanyarwandakazi reba impande zose ureserande Kotaya Mana usure mwuka wera wawe asura abantu bose bemere guca bugufi bemere kwihana kuko nibatihana ugiye gutambuka etasemanda loride kosa ariko uzasiga abazasigara babari inkuru kandi ikindi abazasigara bazagukorera ndetse bazakora bagutinya ntibazamera nk'abikigiye ote eraya kuko ari wowe ubivuze ngo komeza kubana natwe kandi ukomeze kutwegera umuntu wadukurikiranye kuva dutangira hotela Salande musabiye umugisha musabiye izindi mbaraga musabiye gukomera no kwaguka bundi busha komeza wigaragaze Holande Kotase sho gutambagira muri Afurika ni kuri kumbwira ndagushimiye ngo komeza kugira neza umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu turabakunda cyane muhezagirwe n'Imana amen. Shalom shalom.